ariko ibyo bintu mani nese dutangiye kujya duhishanya ese bwa mbere nkubonye bikugoye mu buzima bwawe kumbwira ikibazo ufite nuko nyine hari ibintu byose ntabwo biba binganya uburemerereka nese ubwo buri ikibazo ufite ugifite uburemere ku buryo utambwira shambwira mujyana ahantu se niba uri bubimbwirire mu rugo biri kukugora mwana uzi ukuntu uri mwiza fo Titi ni izina ry'Imana ndahaguruka nkusige hano ntigendere utarambwe n'ikibazo ufite waretse kumera gutyo ngamira neza nkubwire umeze neza yes afande ku bintu uba wigira muri filime uzi ko no mu buzima busanzwe okay nyine nyamboza impamvu nyine nagiye nkubaza igihe tumaranye nyine muri no minsi hari ibintu maze iminsi nyine ntekereza navuze ko nyine ko nabikubwira tu hari ibintu maze iminsi utekereza ngo wabimbwira n'ibyo bintu maze iminsi utekereza biri gutuma nyine umera gutya n'ibiki urumva nyine nagiye mbona nyine comment z'abantu ku bintu byacu urumva aba besto bamwe ntabwo bajya banabyemera tu sushana nyine ugasanga bamwe ati murakundana mama mutubeshya abandi nyine ngo niyo mutamukundana ngo muzakore couple mwaba muri yaba ari nziza n'ibiki nawe sujye ubibona se nyine ntabwo bimaze igihe kinini ariko nyine nyambona aragukunze tu nanjye ndagukunda oya mani nyine ntabwo ari ibyo tu nyine nifuzaga nyine ko nimba byakunda nyine twakikundanira nyine kuko urabona uri single nyine nanjye ibyanjye ntabwo bimeze neza nyine nyine ko wambera girlfriend nyine ukaba more than best friend tu nyine ngiye nabitekereje igihe kinini ndavuga ati nzabikubwira kuko n'ubundi dusanzwe dukundana kandi umwana mwiza kandi nanjye ntabwo njya ngufata nabi nyine ndavuga mani ubundi kubera iki tutamaking a good couple nyine tukava kuri best friend tukafata indi step nyine cyane cyane ko ntabwo nigeze mwitwaraho nabi nta mico mibi nari nakwereka nawe nta mico mibi wari wanyereka kandi mu by'ukuri uri wife material nyine mba mbona wujuje nyine bisabwa kugira ngo umukobwa nyine umukobwa tuba twakundana nyine tu kuko urabona ko n'ubundi irambamo ni long distance relationship. Are you serious? Mani wabaye sinacyo nabaye tu jewe naragukunze tu nyine birenze ubu besto yego numvaga nyine kunsetse kabigase kwa kiza kabisa kunsetse birenze ubu besto ukumva njye nawe nakundana nawe yego girlfriend boyfriend yeah ibi bintu twabiganiye inshuro zingahe inshuro nyinshi erega kuganira ikintu ni kimwe ariko urabizi ko nyine umuntu ntabwo ari ugenga ibihe nyine tu uyu munsi nyine mama mumeze gutya ariko igihe kikazana ibintu bitewe nyine na situation bimbwira gutya ubwo sinumva gutandukanye n'abandi bahungu n'ubundi twabaga turi inshuti like nk'ababesto cyangwa se nk'inshuti magara bikarangira bifuje ibindi bintu kuri warampromisinze ko ibyo bintu udashobora no kubitekereza haho unabitekereza ukatutinyuka narabimbwira uzi ukuntu mbyanga
ariko nyine njye nta kindi kintu nkwifujeho, ni titire gusa yonyine yabihindutse Nyambo ubuzima bwanjye, kuko n'ubundi nk'uko wabivuze dusanzwe dukundana tu. Of course nk'inshuti magara uko wakunda uba ukunda inshuti yawe, ariko pana girlfriend na boyfriend ese nkoze nabi? bivuze ngo waranishimye kuba naratandukanye, kuba nyine nsa nawe n'undi nkaho twatandukanye. Ego ibyo ngibyo ntabwo nakishima kukubona ubabaye, ariko wenda hari igihe aba ari opportunity nziza ko nakwaproachinga, njyewe mbimaranye iminsi kabisa. niyo mpamvu udashaka kuapproachinga girlfriend wawe. Ariko njye nakubwiye girlfriend wanjye ko duhora ese n'ubwa mbere ubundi mwaba mushwanye? uzi ibintu mwagiye mupfa byanashobokaga ko byabatandukanye. ariko hari igihe nyine ubona ko ibintu nyine byabaye too much, umwe akanyura inzira ye n'undi agaciye tu, ugahita wumva iyo nzira ikwerekeza kwa Nyambo. yego. Tini natekereje ko utandukanye, ariko n'undi ndatandukanye Nyambo. ntabwo utandukanye niba kugeza kano kanya nyine uri kumbwira ngo ushaka kongera nawe dukundana, ubizi ukuntu mbyanga, uzi ukuntu nabikubwiye inshuro zingahe ngamba ibi bintu tube inshuti magara. Yego ni byiza, ariko ntibizagira ahantu birenga cyangwa se ngo dushake kurengera. ntushobora gufata ibyo abantu bavuga nawe ukabigira impamo. ayoke ese Nyambo basi ubona njye nta umuhungu ukubereye? ntabwo ibyo ari byo turiho kano kanya titi, turi kureba njye nawe ubushuti dufitanye burahagije. njye ntabwo nafata best friend ngo mugire boyfriend. kwanza ntabwo icyo ari igihe cyari cyiza cyo kubimbwira. ndamenya unsubije iki? ushaka ngo usubize ikirenze kuri ibyo ngibyo? subizi ko nkubaha, subizi ko nkukunda, sombora n'utume kwanza ntabwo n'utari ntabwo namwubaha ukagahita genda wicare ubwawe utekereza niba koko wumva ibi bintu wabitekerejeho kabiri ukurikije ibyo ngiye nawe twaganiriye. ntabwo nabitekerejeho kabiri, nabitekerejeho inshuro 7. usanga birakwemeza gukundana na Nyambo. yankurikije nyine ko tubanye n'abantu bahoraga baduhayipinga ko nyine. none se wowe ugendera kuri pressure y'abantu cyangwa ibyo bifuza wowe bakwitiramo? ariko hari igihe umuntu avuga ikintu nawe ukakibona tu, ukabona nyine ko wakundana na Nyambo bikakunda. birenze uwo best friend dufite tugakundana nyine like boyfriend boyfriend. ejo twajya twirirwa muri miserero nyine nk'iyo n'ubundi wirirwagamo na girlfriend cyangwa niyo mwirirwamo na boyfriend wanjye, tugaserera tukagira iki, noneho ejo tukanashwana burundu nk'uko n'abandi mwashwanye, then nkaba umuhetazi wawe. uzi gukina se ntabwo ukundana bikemera? nese njye rero ntabwo nshaka ko iyo moment yo gukundana ibaho cyangwa ngo gushwana n'ibiki. ntabwo mvuze ko tudashwana, hari igihe ngerayo ariko aba ari imirimo bisanzwe.